Nanjye kubaha ikaze kuri East African Daily Update. Ni Turashimye Jean Paul nk'uko bisanzwe. Ikiganiro cyacu rero kikaba gitangiye ndaza kwibanda ku makuru yo mu karere by'umwihariko muri Congo. Amakuru mashya nuko General Nyamvumba wahoze ayobora ingabo z'u Rwanda yaba nawe afite uruhare muri uru rugamba. Murabizi ko yicajwe akaba yarakuwe kuri ya mwanya wa ministre w'umutekano yaje gusimburwamo n'uriya Alfred Gasana atamazemo nakanya maze gusebya cyangwa se amaze kumusebya imbere y'abandi ba ministre muri government retreat. Noneho ubu rero ngo akaba ari mu bintu bya coordination y'uyu mutwe. Ndaza kubigaruka rero mu kanya, ariko nkiri kuri ibyo ndaza kuvuga kuri Tom Ndahiro na tweet yakoze. Mwibuke ko hari ibyo nirengagije mvuga ko bira bintu by'inka zatemaguwe bari bashaka kwerekana ko ngo zatemwe n'abanyekongo. Iyi ni imitwe ya Kigali. Ni imitwe ya Kigali kubera yuko ziriya nka zisanzwe zibana nabo banyekongo. Ibyo bashaka kuvuga ko ngo ari symbole y'inka, ibyo ni Tom Ndahiro bitwitinze, ni bigaragaza ahubwo n'ibimenyetso bigaragaza yuko aribo babikoze. Ibinda bigarukaho rero nabwo mu kanya. Hanyuma ariko ndashaka no kuvuga kuri izi ngendo nako zicicikana hagati zo mu karere. Narababwiye kandi n'uyu munsi byagaragaye ko uriya mugabo ushinzwe ibihano muri ONU ari mu karere. Ejo yari Kinshasa, uyu munsi ari Kigali mu Rwanda. Gahunda cyangwa se mission no kugira ngo amenye niba ngo bari abantu barwana cyangwa se bavuga ko biyita ko ari aba M23 abashobora kuba babaha intwaro. Ikosa rya mbere no kubanza kwibaza abari bo kandi cyangwa baha intwaro kandi ari izabo, ari ibintu basangiye. Ibindi ndibuze kugarukaho ni uriya musore wapfuye cyangwa se reka nze ngira icyo mbivugaho ne kuza kongera kubigarukaho. Gerard Bahenda uyu munsi yashyinguwe. Mwibuke ko nababwiye ko azashyingurwa uyu munsi. Yashyinguwe ariko amaze gushyingura cyangwa se mu gihe cyo umuhango wo kumushyingura, amakuru y'abantu bariyo nababwiye ko nzagerageza gufata amajwi cyangwa se menye uko byagenze n'ibyo bavuze yazize, ariko bose baruciye bararumira. Nta uvuga ni ibiragi bikonfirma nyine icyo yaba yarazize, uretse ko nta confirmation dukeneye, byose turabizi. Ntabwo ari we gusa, uru ni urugero gusa ruto cyane rwa mu bantu bakomeje gutikira kuri ya rugamba kandi bagaherekezwa nk'ibimonyo. Mukanya ndiho mvuga kuri kiriya kibazo cya Nyamvumba cyangwa se cy'ingabo za Rwanda zirimo zikomeza kuvogera ubusugire bwa Kongo. Ndaza kugaruka ku magambo Kagame yavuze, ndetse aho bigaragara ko icyo yavugaga ashaka kuvuga ko ngo niba mutera ngo we ngo rwose ngo noneho ngo nibwo ngo azakora ibyo agomba gukora. Benshi barimo nanjye twaravuze ati se arashaka kuvuga ko tuzi ko Kigali ubundi isanzwe ivuga ngo nta udutera, ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa. Ibyo ni ibintu bagiye bavuga igihe cyose. Yewe noneho hari n'amagambo yavuzwe na Bakabarebe na ba Kagame ubwe ndetse na Mubaraka Muganga. Ayo magambo yose turayafite, nzayagarukaho mu biganiro byanjye nk'umusibo ejo. Bavuga bati twebwe tuzajya dusanga intambara iyo aho bafite ibihugu binini niho tuyisanga. Ejo bundi barongeye barahinduye ngo noneho nadutere. Icyo ashaka kuvuga rero nicyo ndibuze kuvuga ahangaha, kuko interpretation ye yagaragariye muri activité cyangwa se muri za operation bigaragara ko zari zo kugira ngo bongere imbaraga hariya mu karere. Noneho nkuko nabivuze, uriya mupaka wa Kabuhanda birukanyeho abakongomana akaba aribo bawufite. Ndagira kandi ngo nisegure kubadukunda cyangwa se aba viewers abadukurikira ko bankurikira kuri iyi channel ya East African Daily. Nongere ahanga kubera integrity y'iyi channel, hari aho nababwiye ko nta mupaka officiel uhari. Hariya rero
nk'uko byagaragaye byavuzwe n'amamediya atandukanye ndetse n'abantu bahaturiye, bavuze ko ubusanzwe hasanzwe hari abantu bateraho za kashe, harimo n'abantu bagenzura ibintu byambukiranya, ariko yenda mutabigereranya n'umupaka wa Petite Barrière cyangwa se na Grande Barrière, aho hacaho urujya n'uruza ndetse n'amamodoka yinjira muri kiriya gihugu. Hariya rero Kabuhanga naho amakuru yo kugira ngo nkosore inkuru y'ejo nuko hariho naho aba ofisiye b'umupaka naho ngo barahari. Ntabwo ari umupaka munini nk'uko iyindi mipaka duhuje na Kongo cyangwa se ihuje u Rwanda na Kongo imeze nka za Rusizi cyangwa se Bweyeye, Goma, Grande Barrière na Petite Barrière, ariko naho ngo hari abantu bahanyura. Ndabizi ko hari harasanzwe ari umupaka, kenshi niho bakunze kwicira n'abantu bavuye kuzana ibikoresha hariya bavuga ngo byari magendo. Ariko rero abo uyu munsi ibyo ntabwo nshaka kubitindaho, nuko nibo bahakontorora. Igitumye mivuga kandi nshimire n'abatwandikiye kuri YouTube bavuga cyangwa se muri studio za YouTube aho bavugaga bati hari umupaka harimo n'abadouanier bahakora cyangwa se bateraho za passeport. Ubwo rero reka nsubire inyuma babwire icyo biriya bivuze, ndetse nanabivuze ntabwo ari bishyashya mu byumvise ubu ngubu. Ni très dangereux kubona bafata uriya mupaka bakawirukanaho abasirikare ba Kongo. Ni nacyo Kagame nibaza yavugaga, kuko niba avuze ngo nihagira uhajya ngo noneho ngo nako uzabatera, kandi birumvikana ko Kongo ntabwo izashidikanya kuza gutera abari kuri uriya mupaka. Mu gihe ibi mbivuga, na Goma imaze kugerwa amajanja inshuro 3. Ndibaza ko muri iki gitondo hari possibilité yuko babari ndetse hafi kuruta uko bari bameze. Ibi biturutse kubera uburyo Kibumba bayimazeho igihe bariho bayitera. Yes, araho abakongomani babashubije inyuma, barakomeza barabasubiza inyuma, ariko naho havuyemo no gufatwa n'uyu mupaka w'ubuhahirane cyangwa se ako gace k'abantu banyuraga muri za Kibumba cyangwa bavuye Kibumba banyuraga mu bajya muri ibyo bice bya za Mutura. Ibi rero nubwo bashobora kuvuga ngo ni victory cyangwa se ngo ni intsinzi by'akanya gato, bifite ingaruka zikomeye cyane, kuko ubwe abasirikari bazarwanira hafi y'aho hantu bavuga ko M23 yafashe, urumva ikizakurikira. Mu kiganiro cyakozwe n'uwitwa Scovia Umutesi kuri Mama urwa Gasabo, yashyizeho umuntu uvuga ko ngo abaho barwana ku ruhande, yenda ibyiza nuko namubashyiriraho mukamwumva. Amakuru atugeraho nuko ejo ubwo iyi mirwano yari yubuye hagati ya M23 na FARDC, umugaba w'ingabo z'u Rwanda yageze muri iki gice General Kazura kugira ngo arebe abasirikare bahari uko bimeze barinze uyu mupaka. Muri aka kanya nanone twongeye kubona ahagera umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka General Mubaraka Muganga ari kumwe n'izindi ngabo zitandukanye. Murabyumva General nyine agomba kuba herekejwe, berekeje mu misozi muremure uri hano hejuru aho bagiye kureba n'ubundi aho abasirikare bari. Ngira ngo hari abaturage batandukanye barimo ndi bubyite gushungera cyangwa kureba uko intambara ibera muri Kongo, bazamuka muri uyu musozi. Uyu musozi rero werekejemo General Mubaraka Muganga aho agiye kureba ingabo aho ziherereye. Twavuga ngo nukureba uko amakuru yifashe muri iki gice cy'imirwano. Kuba rero ejo umugaba w'ingabo z'u Rwanda yarageze muri iki gice, mu kanya gato hakagaragara General Mubaraka Muganga nk'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, ni igisobanuro ko muri Kongo, igice cya Kongo harimo kubera imirwano y'inyeshyamba M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Bishobora kuba ari imirwano ikomeye, kandi natwe ngo twakomeje kubyumva haruvikana imbunda zifite urusaku ruremereye, ariko iyo mbunda yamara kurasukaza no kumva amasasu matoya akomeza kuvuga mu bice bitandukanye. Ubwo twahageraga mu gitondo byumvikanaga mu majyaruguru yaho duherereye kuri uyu mupaka,
ariko ubu biramanuka bisa nk'aho bagana mu kibaya aho giteganye n'umupaka wa Kabuhanga ari wo mupaka uhana imbibi z'u Rwanda na Kongo, ari nawo mupaka twavuga muri iki gice munini uko wari usanzwe ukoreraho mu buryo bwemewe n'amategeko. Abaturage bashobora kwambuka batererwa kashe, hari immigration cyangwa abashinzwe abinjira n'abasohoka, ariko kugeza ubu ntabwo imipaka yigeze ifungwa mu buryo bweruye, wenda bivuzwe na za leta zombi, haba u Rwanda ndetse na Kongo, ariko nanone nta rujya n'uruza rw'abaturage bambuka nk'uko byari bisanzwe mu minsi yashize hataratangira iyi mirwano imaze iminsi 3. Turagira ngo dufashe muri iki gitondo hano habyutse hameze hate uhereye neje uko byari byifashe muri iki gitondo? Kuva mu masaha 11 muri kano gace ka Kibumba ahagana munsi ya Gikeri umvikanye urusaku rw'amasasu, amasasu menshi cyane agaragara ko ari FDLR, kandi amakuru agaragara ko ari FDLR yateyeho iturutse ku Mwaro iyobowe na Majoro Jean Marie. Mwabwiwe n'iki ko ari Jean Marie nk'abaturage, mubwirwa n'iki ko ari FDLR? Twabwiwe n'uko ari FDLR, hari ubwo imiryango iba hakurya, hari ubwo ku matelefoni kontakiti, hari uko bagiye bahamagara babwira abantu bati tuje kurengera kuri bene wanyu, tuje guhangana n'inyenzi. Bambutse ku wa gatandatu bagana agabaza ahantu bita mu Karuri. Abo bene wabo bahamagara n'iki? Nabo muri FDLR baba bahamagara nk'imiryango yabo ibinaha? Imiryango yabo ibinaha ngaha, kabati mbese iwanyu bwakaye gute iwacu ko tubona abasirikare baje iwanyu bavuga ko baje mu Rwanda, bihagaze gute? Bahamagawe nanjye ndimo, bavuga ati ko tubona abasirikare biri kutunyura hano mu ishyamba, iwanyu byifashe gute? Biza kurangira rero ku Mwaro nimugoroba, indamba ikomeje kurangira uko byaje kurangira nimugoroba, ariko muri iki gitondo bije kubyuka nta kindi kibazo gihari, uretse ko abasirikari ba Kongo bakomeje nabo ba FDLR bakomeje gukomeza kurasa amasasu. Hari imbunda iri mu gace ka Buhumba ikomeza kurasa mu ruhande rwa Kibumba hagana mu Kibiriga. Ariko hari igice kirimo kugaragara he mu M23 ku mbibi z'u Rwanda na Kongo? Hari igice kikugaragaramo M23 akubwo mu gitondo cy'ejo aho barwaniye mu gace ka Murokarite ya Rutovu, Murokarite ya Kibiriga, Murokarite ya Ehu, imirwano yakomeje kubera. Aho ngaho harimo harakontororwa na M23? Ubu harakontororwa na M23 uretse agace gatoya kakirimo FDLR hasi ku muhanda mu defense ya Bizuru, mu position ya Bizuru. Nabwo ni ku gice cy'umuhanda hasi. Icyo ndimo nibaza, abaturage ba hano mwe muturiye umupaka, nta bindi bibazo muri mufite? Abaturage baturiye umupaka nta bibazo dufite, kuko n'ubundi abaturanyi ba Kongo dusanzwe tubanye neza, uretse ko bo mu cyumweru gishize ingabo zabo zabaga kuri Gikeri, ahantu bita ku Shondo, ahantu bita ku Gasizi kwa Murabiye, batangiye kurabwira ko bahunga bakavamo bakagenda. Ngo ariko hari amakuru avuga ko banababuza guhunga baza mu Rwanda, bakababwira ngo ni M23 niramuka itsinzwe n'ubundi nibagaruka bazabica. Niko bimeze, kuko n'ubundi hari abaturage bagera muri 6 bafite imiryango hano mu Rwanda, bo banze gukomeza guhungana na FARDC, bahisemo guhungira hano mu Gasizi mu Rwanda. Barahari imiryango igeze muri 5, abandi barakomeje baragenda. Iryo terabwoba ryarahabaye bavuga ko nihagira umukongomani uhungira mu Rwanda, kandi u Rwanda rufite aho rufitanye isano nawe M23 muri izi ndambara, ko bazabica. Ubu rero icyo cyane ko warumwe cyane ko mu cyumweru cyari gishize muri bano abaturage basa n'abahunze, hari abari bafunzwe batekwaho gukorana n'u Rwanda, baherutse gufungurwa n'ibiro bikuru by'Igoma, abari hano muri kano gace ka Bugeshi bahunze. Ejo ariko ngo abahunze harimo waje bamukomerekeje umuturage. Umuturage baramukomerekeje wa Kongo mu gace ka Gitotoma, mu Murokarite ya Kabagana ya mbere,
yagiye kuvurwa kuri hangari mu bitaro bya Bugesha, ariko ashobora kuba ari mu bitaro bikuru bya Shasi kuko amakuru ari kutubwira ng'abaturage. Inaha abaturage hari ubwo murimo kujya mu mirimo mwese mwifashe mute ukurikije uko wenda wowe ako gace uriho ko hirya ko je narindi ku mupaka wa Kabuhanga, ntabwo ndi kuri uyu wa ruguru wundi nari nkuvuyeho, harya witwa mupaka wundi wa Harerimana Theoneste. Ndavuga umupaka ni wa Gasizi. Gasizi. Mu gitondo abaturage bari mu mirimo nta kibazo, uretse amasasu atangiye kuraswa n'imbunda iri ahantu hagana kuri Trois Antennes igatera amasasu hagana ku Gasizi ya Kongo, bikaba byateye ubwoba abaturage ba hano, bamwe barikanga, ariko ingabo n'abayobozi mu nzego z'ibanze bakomeje kubabwira ko nta kibazo gihari, abaturage bari mu mirimo nta kibazo cyabo. Ku ruhande rw'u Rwanda murabona hari abasirikare b'u Rwanda, twebwe ntabwo batwemereye ko tuzamuka ngo dusatire umupaka, ariko wenda abaturage mwe mujya mu mirima barabemera mukahagera. Hari ingabo z'u Rwanda muhabona nyinshi namwe? Ingabo z'u Rwanda kuva ejo n'ejo bundi intambara zatangira, ingabo z'u Rwanda zirahari, zirarinze, abaturage bari kuja mu mirima bari kujamo, ku mupaka abaturage bahaturiye nta kibazo gihari, nta bwoba, uretse aya masasu nyine avuze mu gitondo akegera umupaka, abaturage bagasa n'abikanze, ariko abayobozi bakomeje kubabwira ko nta kibazo, abaturage bari mu gihugu, bari no mu mirimo yabo, nta kibazo no kuri iyi saha. Mu bindi muri ya munyamakuru Scovia Mutesi yavuze nuko hariya hari urujya n'uruza rw'abasirikare, ariko by'umwihariko umukuru umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ndetse n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, Chief of Staff of Land Forces ariwe Mubaraka Muganga, ndetse na Chief of Defense Staff ariwe General Kazura Bosco. Nubwo uko babivuze yenda giye nasanze byari bicuritseho gatoya, kuko ubundi wakabanje yari kuba ari Mubaraka, yenda Kazura akaba yahaza nyuma, ariko uko numvise bavuga baze ko Kazura ari wahaje ejo, uyu munsi Mubaraka akahaza. Ariko icyo bivuze ni ikirere, reka ne kwibanda kuri ordre babikozemo kuko biranakurikiranye, ntago bifite ngenda ashobora kuba harabanje uw'ingabo z'amagumaguza zo ku butaka gasubirayo, Kazura kongera akaba yasubiye n'ubwa kabiri, c'est possible. Icyo bivuze nuko kandi ntabwo ari ubwa mbere cyane cyane muri cya gisirikare cy'inkotanyi, cyangwa se yenda sinzi niba handi ariko bigenda, ariko mu mateka yacyo nuko harimo assessment, gukora assessment ya projet, cyangwa se ubwo ndavuze projet cyangwa se y'akazi kari imbere, yaba ari defense yaba ari offensive. Ariko uko icyo bivuze nuko ntabwo Kazura yahaguruka ngo aze hariya kuri uwo mupaka. Wumvise ko uyu munyamakuru yavuze ko batabemerera ko bambuka ngo bahage, bivuze ko hari icyo bahisha uretse ko tukizi ko gihari. Ariko noneho niba Kazura ajya hariya, nuvuga ngo iyo ni zone y'intambara. Icya kabiri ntabwo ari cyo cyonyine ko nta baturage bagiye kuvugana nabo. Icya kabiri n'umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka nawe agakurikira akajya kuhasura. Nuvuga ngo harimo ikintu cya analysis yo kugenzura ibikenewe no kumenya niba ibyo bafite byose biri en place, biri mu mwanya wabyo, mbere yuko haba iriya offensive ntekereza bashaka gukora kuri Goma. Narabivuze narabisubiyemo ko yes, mushobora kwibeshya ko gufata Goma byaba ari victoire, ariko mwibuke ko bitari ubwa mbere byabibaye. Ibi rero ni ibintu biteza ingorane, ndetse bishobora kuba noneho bigiye kuzana intambara mu marembo, ntabwo ari amarembo y'u Rwanda gusa, ahubwo kwinjira mu Rwanda. Ibi ni ibintu bigaragarira amaso, n'abanyarwanda batwumva babihe agaciro. Nuko hari approche yindi igiye gufatwa, kandi Kagame yayinsinuatinze, yayivuze hariya muri Unity Club mu ijambo rye. Aravuga ati
iyo bibera iyo ngiyo nta kibazo, ariko baje ahangaha bakangeraho bakagira icyo bakora ahangaha ku butaka bwacu, which is bisobanuye ko ari byo binagiye gukora. Narabivuze inshuro nyinshi, ndabizi ko muzagaruka mukavuga muti wari warabivuze, azitera ikintu avuge ko yarashweho. None ni nayo mpamvu bavanyeho bari abakongomani hariya bijustifiye noneho buri kintu cyose, bavuga ko ari offensive y'abakongomani cyangwa se Kongo batangiye kubivuga ngo ni interahamwe. Reka twumve Kagame ubwo yasaga nkaho abicamo amarenga. ubwo bwashize kera tukiri abana, niyo mpamvu tubwirana n'abo bose mujya mubona bigira ibitangaza, ntawe nzasanga ahandi, ariko uwansanga hano twahabana ku bwacu n'uti kubwe. Hanyuma rero ikibazo cyo gusaba uwo wimye mu Rwanda ntabwo ari bishyashya, ariko ndagira ngo mumbwire kubona Kagame yitabaza Nyamvumba, ndetse uwo batarimo kuvuga naho tugikora itohoza cyangwa gikora itohoza ni Ibingira. Ubusanzwe ni ukoreshwa mu bintu nk'ibi ngibi cyane cyane abitwaga ko ari inkeragutabara, nubwo benshi bari bamaze iminsi bavuga bati nimushaka mu nyicira ahangaha giye biriya byararangiye, sinzongera gusubira ku rugamba muri Kongo. Nibaza mu Rwanda, niruza mu Rwanda tuzarurwana turengera igihugu cyacu, ariko ibyo gusubira muri Kongo nzagwa ahangaha, nzapfira ahangaha, sinzasubirayo. Ariko noneho amakuru ngitohoza, ariko ntashaka gutinda cyangwa gukererwa kuyabagezaho, nuko General Nyamvumba ari mu bantu bahawe amabwiriza yo gufasha coordination ya support y'abari abantu bari hariya muri Kongo. Birumvikana ko ibyo bakoze bari babifite hari umugambi wuzuye cyane kandi unasobanutse, kuko akenshi Kagame nk'ibingi barabikora rwose, akavuga turiya we aricaye nta n'umuntu wenda umuzi uzamushyiraho na attention, ariko abo bose agiye kuba draginga mu bintu bya sanctions, ibihano, nubwo yari yarabasuzugurije imbere y'isi n'amahanga n'u Rwanda ndetse. Uyu Nyamvumba rero akaba ari Kongo arayizi, yayirwaniyemo igihe kinini, ariko uyu munsi amakuru nahawe n'umuntu utashatse ko mvuga amazina ye, nanjye ndabifata kuri urwo rwego nyine, ariko turacyakomeza kuyagenzura. Ariko nta mpamvu rwose nkurikije ko uyu muntu ari umuntu ufite ubumenyi muri biriya kiriya gisirikare, arambwira ati nta nubwo ari ibyavuba bimaze agahe, niwe uriho ukora ku ruhande gufasha muri coordination bariya abakomanda barimo barwanira ntambara yo muri Kongo. Aya makuru nkuko babwiye rero nayibanze, nzakomeza kuyabakurikiranira, ariko ayo niyo agezweho mu Rwagasabo. Hanyuma rero nibi bihano buriya nawe birimo biragenda bimwototera. Kagame ntashaka kugenda wenyine, aravuga ati ngomba gusiga abantu bose nanduje cyangwa se mbanduje. Abakora imirimo yindi ba Mubaraka n'abandi, yes, bafite uburyo bakora coordination, nawe rero niwe muntu umeze nka liaison, usaba abasirikare ubwongera ubaha yenda nizo za strategy n'ibindi, ariko bitumvikanye ko biriho bikorwa ku rwego rwa armée mu buryo irregiriye. Hanyuma rero nkiri kuri ibi, reka ngaruke kuri uriya muturage ngo ni Ndahiro Tom. Yafashe za nka zatemwe arazitwitinga, aravuga ati iki ni ikimenyetso yuko abatemye izi nka ari abanga ubwoko bw'Abatutsi. Urumva ko ya ntambara barashaka gukomeza kuyirwana mu moko. None hakibagirwa ko abantu b'abanyamahanga, abakoze invasion, abashobora kuza bagahindura ibintu bakabitreta mu buryo budasanzwe, nabaje batari bahamenyereye.
ba nyirinka cyane cyane ko mwibaze ko aho hantu bariho berekana nibo bahafite, nibo bari ba occupyings. Nuvuga ngo ziriya nka barashaka kuzica bakazirya babanje kwerekana ko ari ngo ni interahamwe ngo zazitemye, ngo ni ibintu ngo bisanzwe bikorwa ngo mu Rwanda, ngo iyo baje mu Rwanda. Biriya binyoma ni ibinyoma byambaye ubusa. Ibinyoma byambaye ubusa, umugani wa Sankara n'inyoni zo muri Nyungwe zabimushinja. Biriya ni propagande ya Tom Mahero umugani kugira ngo yerekane ko ngo ubwo bakoze icukumbura cyangwa bakoze analysis. Ni nayo mpamvu mu bintu byose Tom Ndahiro avuga adakwiriye guhabwa agaciro. Biriya bintu ntabwo usanzwe ahari ari uza gutema izo nka. Abahaje bakazisanga zitekanye, abo nibo bazitemye. Uwakora na investigation itarimo n'ubwenge no mu buhanga, itarimo na za technique za investigation, byonyine biragaragara. Nyirazo yazitemeye iki se? Cyangwa bari bahari baza kamirwaga n'abandi zari zifite yazitemeye iki? Abahaje batahasanzwe, batazifiteho inyungu, batazifiteho impuhwe uretse kuzirya, kandi mu minsi yashize bavuga ko bagiye no gusahura n'ibigo by'amashuri, nibo bazitemye. Bira ni bya Kigali nta bandi, ni za special forces bira bishaka kugira ngo berekane message itandukanye. By'ingendo ndumva nta kwirirwa mbitindaho cyane, ariko na nota yuko hashize igihe mubona ngo Lorenzo i Kigali, Lorenzo Kinshasa, Lorenzo subira Angola, Rwanda. None ngo Uhuru nawe ari za Kinshasa, uyu munsi yabonanye na Keita Bintu, anabonana ndetse n'abari abantu ba societe civile bashinzwe bese arakomeza kuganira n'abashinzwe abafite stake cyangwa intérêt muri kiriya kibazo. Ariko ikintu kimwe kiri worth cyangwa se kiri ngombwa kunota ni urugendo rwa Christophe Rutundura yagiriye muri Angola uyu munsi. Kubona Christophe Rutundura President wa Angola Lorenzo avuye Kinshasa amaze amasaha, sinzi ko amasaha 28 ararangira. Mu gihe bikiri mu masaha avuyeyo yongeye koherezwaho intumwa na mugenzi we wa Kinshasa, yenda bari kumwe na Uhuru peut-être simbizi, ariko ni Rutundura wagiyeyo nyuma gato aho yaramaze kuva i Kinshasa. Biriya rero ntabwo izi ngendo ari bisanzwe. Izi ngendo zicicikana zirimo byinshi, ariko nanjye singiye kujya kuvuga ko hari byo namenya, ariko byonyine urebe gusa izo ngendo nawe wikoreremo analyse. Ngo Lorenzo Kigali, ngo Kinshasa, ayisubiye Angola Rwanda, umunsi umwe ahavuye cyangwa amasaha atumweho intumwa, ndetse mu gihe na President Uhuru Kenyatta wahoze ari President wa Kenya akiri muri ya ruzinduko i Kinshasa. Ibyo rero ni ukwinforma gusa, asigaye ibindi tukazamenya ibirimo. Ntabwo bizajya muri statements, ariko bazatubwira yenda ibya bikeya bikubiyemo. Iby'ibihano nk'uko nabibabwiye kare, uriya mu uriya muntu ushinzwe ibi delege wo muri ONU uri ari Kigali, nubwo avuye muri Congo, akugenda kusanya ibimenyetso, ndetse uyu munsi akaba yakiriwe na Nshuti Manase. Ubwo rero mwibuke ko ari umuntu wa ONU wigeze kujya mu Rwanda, u Rwanda rwabyisabira, witwa Maina Kiai, batangira kumupakira ibintu bamushyiramo ibindi, ariko byose yageze hanze ahita byandika muri raporo. N'ubu ngubu turayifite yo muri 2014. Ibyo bamubwiye byose, ntuvuge ibi, ntugire gute, ibyo bahishe, ibyo byose yarabyanditse. Nibi rero nibyo dutegereje, uretse ko ababo ari abashinzwe ibihano cyazakora ni raporo. Hanyuma rero ejo nari nababwiye ibya Trafipro, ntabwo ndibuvugeho byinshi. Trafipro abantu benshi banyandikiye, ndetse n'uwabwiye ko we ashaka no gutanga umusanzu we, akaza nkazamuteguza akazatanga ijambo, cyangwa se nako akazafata ijambo kuri iki kibazo cya Trafipro.
uwo ni uwitwa Bwakeye TV. Yambwiye ati ninza kuba kuri Trafipo nzamuteguze mu ijambo ambwira uko Trafipo yabayeho cyangwa se nuko yakuze, kuko ngo yakuriye mu maso ye ndetse yarahakoze. Ariko imyaka yavuze yahakoreye ni imyaka 20 ahari irenga imaze gushingwa. Ariko nzamuha ijambo n'abandi bose bagiye batanga ibitekerezo. Ariko icyo nshaka kubikorera, iyi ni video ngiye kubashyiriraho uyu musaza. Ntabwo ndi buyishyire muri audio, ndagira ngo nyishyire kuri video murebe avuga uburyo Trafipo yabayeho ndetse n'icyo yari igamije. Nzongera mbigarukeho, ariko ibi ni ukugira ngo tumenye ese koko Trafipo ni yande, yabaye hite, uruhare rwa Rutagambwa rwa ruhe, cyangwa se share ze zari afitemo share ariko bashaka yenda kugira ngo ayigarurire yose. Reka tumwumve uyu musaza. Amakuru atugeraho nuko ejo umugaba w'ingabo z'u Rwanda yageze muri iki gice, General Kazura. Muri aka kanya nanone twongeye kubona ahagera umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, General Mubaraka Muganga. Ni igisobanuro ko bishobora kuba ari imirwano ikomeye, kandi natwe ngo twakomeje kubyumva haruvikana imbunda zifite urusaku. Umva nta cyiza nabonye aho gusangira n'abagusanga gasembuye, kamwe kuje icyanga kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganiza gin ya Moap, vodka ya Moap Mirano y'Energy itera imbaraga, ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante, bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18, kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, Nyarubuga mu Kwenga gasembuye, tukabigezwaho na New Hope, ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moap. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo Kwandamage, no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Inshuti bakunzi, twongeye kubaha mwiriwe nanone nkuko byatangiye mu gitondo tubabwira ko duherereye mu karere ka Rubavu, ni mu murenge wa Bugeshi, aho turimo kugenda twumva amakuru atandukanye ndetse tunagerageza gushaka amakuru mu baturage. Ariko nk'ijisho ry'umunyamakuru nanone ntirobura gusobanura ibigaragara kuri uyu mupaka. Amakuru atugeraho nuko ejo ubwo iyi mirwano yari yubuye hagati ya M23 na FARDC, umugaba w'ingabo z'u Rwanda yageze muri iki gice, General Kazura, kugira ngo arebe abasirikare bahari uko bimeze barinze uyu mupaka. Muri aka kanya nanone twongeye kubona ahagera umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, General Mubaraka Muganga, ari kumwe n'izindi ngabo zitandukanye. Murabyumva General nyine agomba kuba herekejwe, berekeje mu misozi muremure uri hano hejuru, aho bagiye kureba n'ubundi aho abasirikare bari. Ngira ngo hari abaturage batandukanye barimo ndi bubyite gushungera cyangwa kureba uko intambara ibera muri Kongo, bazamuka muri uyu musozi. Uyu musozi rero werekejemo General Mubaraka Muganga, aho agiye kureba ingabo aho ziherereye. Twavuga ngo nukureba uko amakuru yifashe muri iki gice cy'imirwano. Kuba rero ejo umugaba w'ingabo z'u Rwanda yarageze muri iki gice, mu kanya gato hakagaragara General Mubaraka Muganga nk'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, ni igisobanuro ko muri Kongo, igice cya Kongo, harimo kubera imirwano y'inyeshyamba M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Bishobora kuba ari imirwano ikomeye, kandi natwe ngo twakomeje kubyumva haruvikana imbunda zifite urusaku ruremereye. Ariko iyo mbunda yamara kurasukaza no kumva amasasu matoya akomeza kuvuga mu bice bitandukanye. Ubwo twahageraga mu gitondo byumvikanaga mu majyaruguru yaho duherereye kuri uyu mupaka,
ariko biramanuka bisa nkaho bagana mu kibaya aho giteganye n'umupaka wa Kabuhanga ari wo mupaka uhana imbibi z'u Rwanda na Kongo, ari nawo mupaka twavuga muri iki gice munini uko wari usanzwe ukoreraho mu buryo bwemewe n'amategeko, abaturage bashobora kwambuka batererwa kashe, hari immigration cyangwa abashinzwe abinjira n'abasohoka, ariko kugeza ubu ntabwo imipaka yigeze ifungwa mu buryo bweruye, wenda bivuzwe na za leta zombi haba u Rwanda ndetse na Kongo, ariko nanone nta rujya n'uruza rw'abaturage bambuka nk'uko byari bisanzwe mu minsi yashize hataratangira iyi mirwano imaze iminsi 3. Turagira ngo dufashe muri iki gitondo hano habyutse hameze hate uhereye neje uko byari byifashe muri iki gitondo? Kuva mu masaha 11 muri kano gace ka Kibumba ahagana munsi ya Gikeri umvikanye urusaku rw'amasasu, amasasu menshi cyane agaragara ko ari FDLR, kandi amakuru agaragara ko ari FDLR yateyeho iturutse ku Mwaro iyobowe na Majoro Jean Marie. Mwabwiwe n'iki ko ari Jean Marie nk'abaturage, mubwirwa n'iki ko ari FDLR? Twabwiwe n'uko ari FDLR, hari ubwo imiryango iba hakurya, hari uburyo ku matelefoni kontakiti, hari uko bagiye bahamagara babwira abantu bati turaje tuje kurengera kuri bene wanyu, tuje guhangana n'inyenzi. Bambutse ku wa gatandatu bagana agabaza ahantu bita mu Karuri. Abo bene wabo bahamagara n'iki? Nabo muri FDLR baba bahamagara nk'imiryango yabo ibinaha? Imiryango yabo ibinaha ngaha, akabati mbese iwanyu bwakaye gutiki iwacu ko tubona abasirikare baje iwanyu bavuga ko baje mu Rwanda, bihagaze gute? Bahamagawe nanjye ndimo, bavuga ati ko tubona abasirikare biri kutunyura hano mu ishyamba, iwanyu byifashe gute? Biza kurangira rero ku Mwaro nimugoroba, indambari bayikomeje kurangira uko byaje kurangira nimugoroba, ariko muri iki gitondo bije kubyuka nta kindi kibazo gihari uretse ko abasirikari ba Kongo bakomeje nabo ba FDLR bakomeje gukomeza kurasa amasasu. Hari imbunda iri mu gace ka Buhumba ikomeza kurasa mu ruhande rwa Kibumba hagana mu Kibiriga. Ariko hari igice kirimo kugaragara he mu Ventura ku mbibi z'u Rwanda na Kongo? Hari igice kikugaragaramo mu Ventura ako mu gitondo cy'ejo aho barwaniye mu gace ka Murokarite ya Rutovu, Murokarite ya Kibiriga, Murokarite ya Ehu, imirwano yakomeje kubera. Aho ngaho harimo harakontororwa na M23? Ubu harakontororwa na M23 uretse agace gatoya kakirimo FDLR hasi ku muhanda mu defense ya Bizuru, mu position ya Bizuru. Nabwo ni ku gice cy'umuhanda hasi. Icyo ndimo nibaza, abaturage ba hano mwe muturiye umupaka nta bindi bibazo muri abaturage baturiye umupaka nta bibazo dufite, kuko n'ubundi abaturanyi ba Kongo dusanzwe tubanye neza, uretse ko bo mu cyumweru gishize ingabo zabo zabaga kuri Gikeri, ahantu bita ku Condo, ahantu bita ku Gasizi kwa Murabiye, batangiye kubabwira ko bahunga bakavamo bakagenda. Ngo ariko hari amakuru avuga ko banababuza guhunga baza mu Rwanda, bakababwira ngo ni M23 niramuka itsinzwe n'ubundi nibagaruka bazabica. Niko bimeze, kuko n'ubundi hari abaturage bagera muri 6 bafite imiryango hano mu Rwanda, bo banze gukomeza guhungana na FARDC, bahisemo guhungira hano mu Gasizi mu Rwanda. Barahari imiryango igeze muri 5, abandi barakomeje baragenda. Iyo terabwoba ryarahabaye bavuga ko nihagira umukongomani uhungira mu Rwanda, kandi u Rwanda rufite aho rufitanye isano nawe M23 muri izi ndambara ko bazabica. Ubu rero icyo cyane ko warumwe cyane ko mu cyumweru cyari gishize muri bana abaturage basa n'abahunze, hari abari bafunzwe batekwaho gukorana n'u Rwanda, baherutse gufungurwa n'ibiro bikuru by'Igoma, bari hano muri kano gace ka Bugeshi bahunze. Ejo ariko ngo abahunze harimo waje bamukomerekeje umuturage. Umuturage baramukomerekeje wa Kongo mu gace ka Gitotoma, mu Murokarite ya Kabagana ya mbere,
yagiye kuvurwa kuri hangari mu bitaro bya Bugesha, ariko ashobora kuba ari mu bitaro bikuru bya Shasi kuko amakuru ari kutubwira nk'abaturage. Inaha abaturage hari ubwo murimo kujya mu mirimo mwese mwifashe mute ukurikije uko wenda wowe ako gace uriho ko hirya ko nari narindi ku mupaka wa Kabuhanga, ntabwo ndi kuri uyu wa ruguru. Uyu wa ruguru wundi nari nkuvuyeho, harya witwa mupaka wundi wa Harerimana Theoneste. Ndavuga umupaka ni uwa Gasizi. Gasizi. Mu gitondo abaturage bari mu mirimo nta kibazo, uretse amasasu atangiye kurasa n'imbunda iri ahantu hagana kuri Turuwaza anteni igatera amasasu hagana ku Gasizi ya Kongo, bikaba byateye ubwoba abaturage ba hano, bamwe barikanga, ariko ingabo n'abayobozi mu nzego z'ibanze bakomeje kubabwira ko nta kibazo gihari, abaturage bari mu mirimo nta kibazo cyabo. Ku ruhande rw'u Rwanda murabona hari abasirikare b'u Rwanda, twebwe ntabwo batwemereye ko tuzamuka ngo dusatire umupaka, ariko wenda abaturage mwe mujya mu mirima barabemera mukahagera. Hari ingabo z'u Rwanda muhabona nyinshi namwe? Ingabo z'u Rwanda kuva ejo n'ejo bundi intambara zatangira, ingabo z'u Rwanda zirahari, zirarinze, abaturage bari kuja mu mirima bari kujamo, naha ku mupaka abaturage bahaturiye nta kibazo gihari, nta bwoba, uretse aya masasu nyine avuze mu gitondo akegera umupaka, abaturage bagasa n'abikanze, ariko abayobozi bakomeje kubabwira ko nta kibazo, abaturage bari mu gihugu, bari no mu mirimo yabo, nta kibazo no kuri iyi saha. Urakoze cyane, reka tugushimire natwe ko dukomeze dukurikira amakuru. Ariko ejo hano hari umuyobozi wahageze mukuru wa gisirikare. Abayobozi ba gisirikare barageze ba FARDC mu gace ka Kabuhanga, twe dutuye hano mu gice cya Hehu, ntabwo twabashije kubona nawe, ko hari abayobozi bahageze ku rwa Gitotoma Kabuhanga. Ab'u Rwanda cyangwa aba Kongo? Ni aba Kongo, kuko ab'u Rwanda bo n'ubundi basanzwe bahagenda, n'ejo imodoka zari ziri gusura ko abaturage bameze, uko umutekano umeze, bababwira abaturage bimeze gute, bakabona abaturage nta kibazo. Abayobozi barahageze rwose, n'iyi saha bahageze mu gitondo, abaturage babwira ko nta kibazo bafite, kibiri kubera hano muri Kongo ntacyo bibabwiye. Mwari mwabasha kuvuganaho wenda nk'abantu muturiye umupaka cyane, ku buryo ushobora kuvugana n'umusirikare wa M23 uri hakurya? Oya, abasirikare ba M23 bari hasi ku ruhande rwo muri Kongo, nda abasirikare ba M23 bari bagaragara hano ku mupaka, uretse ahantu bari kurwanira mu mapozisiyo ya Kongo. Sawa, urakoze cyane. Murakoze namwe. Reka rero nongere nshimire mwese twabanye, nongere mbibutse ko imirwano iri ku muryango itari kure cyane ya Goma, ibyo Kigali irimo kugenda igerageza, iragenda isatira cyane hariya kugira ngo ifunge kariya gace ka Kibumba, kandi nimara gufunga Kibumba yenda ikazakomereza hariya mu nzira zo gufunga Sake na Katindo n'ibindi. Ariko ibyo ntibiraba, ntabwo nzi niba ibyifuzo byabo biriho, ariko ruriya rugendo rw'abakuru b'ingabo b'u Rwanda narwo rugamije ibindi. Ejo rero nzaba ndi live mu kiganiro cya nijoro, tuzabiganiraho mu buryo burambuye, bucyana yandi niko bikomeza kugenda bigaragara. Na hejo murare aharyana, abandi mugire ibihe byiza. Ni Jean Paul Turayishimye, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu.